Ndabasuhuje mwe inshuti zacu z'akadasohoka za Kwiringira TV, mbahaye ikaze. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abadukurikira bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese nizere ko mukomeje kugubwa neza. Iteka narababwiye ngo uko mbonye amahirwe yo kuza kwicara kuri kamera ya Kwiringira TV nzajya mbashimira cyane. Uyu munsi tumaze kugira ku 28 n'abantu benshi, sibyo? N'abantu benshi kandi nawe urimo, nzi neza ko urimo dukurikiye. Nubwo utarimo, ariko uyu munsi nanone ndabizi ko uyu munsi ushobora kurenga, cyangwa se ubushobora buza gucya nawe wadukurikiye. Mbahaye ikaze rero. Tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, uruhurirane rw'amakuru twakira, cyangwa se uruhurirane rw'ibyo twumva, uruhurirane rw'ibyo dukora, abo bibangamira n'abo bitabangamira. Ndabizi neza ko ibyo dukora, inshuti zanjye, bikubangamira cyangwa se bishobora kuba bigufasha, ariko niba bigufasha jya ugira uruhare byibuza mu kudusapotinga cyangwa se mu kudushigikira. Dukeneye inama zanyu. Ubwashize hari ikiganiro nigeze gukora, umuranga ati Theophile wakoze ikiganiro cyiza, ariko ubutaha ntuzongere kwambara ingofero. Nabwo ni byiza. Warakoze cyane warakoze. Mu by'ukuri nkunda kwambara ingofero. Ku nshuti zanjye murabizi nkunda kwambara akagofero, sinzi impamvu, nanjye ntago wambaza impamvu mbikunda, ariko ndabikunda. So rero nambabwiye ngo ikintu cya mbere dukenera ni ibitekerezo byanyu. Ibyo bitekerezo iyo tubibonye biradufasha, sibyo? Biratwubaka. Dukeneye ibitekerezo by'abapasteri, dukeneye ibitekerezo by'abakuru b'amatorero, kuko umurimo dukora rega turawufatanya. Sinzi impamvu muturwanya sinzi impamvu usanga rimwe samutamo mutatwumva, sibyo? Ariko ngira ngo hari impamvu rimwe na rimwe muzajya mubona uwari umuntu w'Imana akaba akora iby'ibishimwa, akaba akora ibinezeza benshi mu b'inzu y'Imana, ahitamo kwigendera akajya gushaka ibyatuma nawe arushaho kugira ubuzima bwiza. Ntabwo ibintu dukora, ntabwo ibyo tuvuga, ntabwo ibyo dukora mu by'ukuri bihura n'ibyo twinjiza, sibyo? Hari benshi bumva ko icyitwa views arizo dushyira imbere cyane. Yego nibyo, none se ubureka mbabaza, mbonye ayo mafaranga nkasa neza, ntabwo byabanezeza mwebwe, sibyo? Mbonye amafaranga nanjye nkasa neza, byabanezeza. Bibiliya nitubwira ngo mugirane neza, ngo ariko cyane abo mu nzu ya so, sibyo? Ibaze kujya kugira neza, ukajya gufasha abo hanze, ukajya kunezeza abo ha rubanda, ariko nawe ubwawe abo mu nzu yawe batanezerewe. Rimwe na rimwe ariko ni igitekerezo, ntabwo ari igiye kuvuga ngo nibiri impamo, ariko nawe urabibona, cyangwa se nawe urabikora, cyangwa se niba utabikora mugenzi wawe arabikora. Ubundi umugabo w'umuhesi cyangwa se umugabo w'indaya niwe uva mu rugo rwe, akava mu rugo rukeneye firigo, akava mu rugo abana bakeneye televiziyo, akava mu rugo abana bakeneye agasukari, akava mu rugo abana bakeneye umuceri, akava mu rugo nyine ibintu byose bikenerwa n'umuryango, akava mu rugo ibyo bintu byose atabitanze. Ariko yarangiza akajya kugurira iki? Harya basiga babita indangamirwa, mu mbabarire, basiga babita indangamirwa. Akajya kubihereza iki? Akajya kubihereza indangamirwa. Atari uko umuryango utabikeneye, atari uko abana batabikeneye, atari uko wa mugore adakeneye cya gitenge umugabo yagiye kugurira indangamirwa. Abagore benshi barababaye, bafite agahinda mu by'ukuri, ariko kandi n'abagabo barababaye. So rero ibyo nibyo turi kuvuga. Rimwe na rimwe hari igihe tubona kuba tuza kuri kamera tukavuga ibintu, ntabwo tuba twishimye, ntabwo tuba tunezerewe na rimwe, ahubwo tuba tubabaye. Nababwiye ngo rimwe na rimwe hari ubwo tugenda na depression, tukagenda n'icyitwa agahinda gakabije, atari uko tudafite aho tugatura, ahubwo aho tugera tukagatura kuri Yesu cyangwa se ku mwami wacu, kagahinda kagenda kaba update. Uko urambika hasi bimwe niko ibindi biza, uko ushyira hasi bimwe niko n'ibicanege byinshi biza. Mu by'ukuri muri no murimo dukora dufite ibicanege byinshi, abo dusangiye umurimo bo barabizi. Ntago ndi kuvuga ngo kanaka ariko abo dusangiye umurimo bo barabizi. Ariko nanone kandi harimo abo twebwe ibyo muri bya bicanege turushaho kubitera bagenzi bacu. Ugasanga umuntu runaka agiye ahantu runaka kugira ngo agire icyaha afata cyangwa se agire icyaha akora, ariko banza kuvuga mugenzi we nabi. Bibaho cyane, ariko ibyo tugomba kubirenga nk'abakristo. Rero tugiye kuvuga ngo imbogamizi ziruhije benshi, ariko kandi zigiye no guhemuza abatari bake.
imbogamizi, sorry nimbivuze nabi, imbogamizi ziruhije benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bakora ivugabutumwa rinyuze kuri murandasi, ariko kandi zigiye no guhemuza abatari bake. Nitwa Theophile Byukusenge, nkuko musanzwe mubizi tubana kenshi kuri Kwiringira TV, tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Byari bigoye mubyibuke neza, ese ninde utakishimira iterambere uyu munsi wa none by'umwihariko kuri media industry mu ituro ry'Abadiventisti wa karindwi cyangwa se mu Rwanda. Tereka tuvuge mu Rwanda muri rusange, ninde utakishimira ibyiza tugezeho. Ukuba twicaye hano nuko mu Rwanda dufite icyitwa ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuko mu Rwanda ntabwo umuntu wese uzagutunga kamera ari umunyamakuru cyangwa mikoro. Ntabwo umuntu wese uzagutunga nyine hari ibyiciro bitatu. Hari aba content creator, hakaba aba influencer, hakaba n'abanyamakuru, aricyo cyiciro gikuru gikuriye abo bose. Kuba rero umuntu kuba twaragize ayo mahirwe, kuba umuntu wagezwaho ubutumwa cyangwa se wakumva icyigisho atari uko cyaciye kuri radio runaka, nabyo ni byiza, nibyo gushimira cyane. Ngira ngo hari kubakurikira imbuga zacu za YouTube, ngira ngo hari benshi muzi ko iyi channel rwose ari ya Musoni, ariko ntago ari ya Musoni, ahubwo Musoni nuko ari umwe mu bemeye kugira ngo ivugabutumwa wasobanukiwe neza agaciro k'ivugabutumwa ritambuka kuri murandasi, kavuga ngo nyamara rekanze siwe gusa na Louise umubwiriza niyo mufasha Louise. Abo ni bamwe mu bantu uyu munsi wa none dufite badashobora cyangwa se badafite umutima wo guhangana na media cyangwa se n'itangazamakuru mu buryo bugiye butandukanye. Kubera iki? Basobanukiwe neza icyo umurimo w'ivugabutumwa unyuze kuri murandasi icyo washobora kumarira abantu benshi. Nubwo burya bidashoboka ko umupastor uri kutwumva dukurikira kino kiganiro, mbabazwa nuko mutajya mutwumva ngo mudutega amatwi byibuza munaduhe n'umwanya munakurikire n'izo mbuga kugira ngo nimujya no kuzisebya cyangwa se abajya kuzivuga nabi. Yego hari benshi bakora nabi pe, ariko muhe umwanya cyangwa se mutekereze no kuri babandi babafasha gutuma ubutumwa bwiza buvugwa. Hari benshi batekereza ko kuba dukora ibi bintu ari ubwinshi bwa views dushaka, ari ubwinshi bw'amafaranga menshi dushaka. Ntabwo bihura pe, ntabwo bihura. Ndagira ngo mbabwize ukuri, ntabwo bijya bihura. Uyu munsi nshobora guhaguruka nkajya mu karere ka Rubavu, bantumiyeyo cyangwa se ngewe nitumiyeyo bitewe n'ibyiza ndi kubona ngomba kujya gufatayo, kugira ngo abakristo bene data nabo bazabyumve. Itike iva Nyabugogo, ubwo nashizeho itike iva muri quartier igera Rubavu, namwe murayizi, ni hafi 5,000. Ubwo se ibihumbi, reka tubare 10,000 arero turi kugera no kugaruka. Wafashe imodoka iri prive ni 8,000 kugira ngo wihute, bikaba 16. Nujya kureba muri bya bindi uba wavanye i Rubavu wagiye kuhakora cyangwa se ku itorero runaka, ushobora kuzasanga ari nta n'icyakabiri cyangwa se nta na kimwe cyakangaye yenda gishobora kuba watumye winjiza. Ariko kubera iki tunezerwa iyo byagenze gute? Tunezerwa iyo hari abandi bantu bavuze ati wow, ibintu ni byiza, ibyabere hari twabikunze, ibyabere hari byatunejeje, n'ukuri natwe muzadusura. Ibyo natwe biratunezeza, sibyo? Biratuneze, nibyo bintu bitunezeza pe, ntago nababeshya. Ndagira ngo mbabwire ko hari imigisha myinshi dukura muri bino bintu dukura. Bagenzi banjye dusangiye ibyo dukora cyangwa se dusangiye aka kazi, yene reka mvuge dusangiye aka kazi, bo barabizi, barabisonekiwe neza cyane. Urabizi neza ko ushobora kujya gufata ikintu ntubashe kunguka, sibyo? Ariko nongere mbabaze bene data, nigeze kujya ku rusengero rumwe, umuntu ambwira ikintu numva ndababaye, ariko sinabirengo kubera ko tuba twarabitambutse ari byinshi. Umuntu arambwira ngo yari yicaye mu rusengero, ndabyibuka, nca ku muryango, kumuca ku muryango uri gushaka kujya kugira ngo winjire ugende. Umuntu arambwira ngo ata numva aravuze ngo dore ngaje gushaka views. Ndaramusetse mu mutima, ndamuseka, ariko kubera ko yari inshuti yanjye araza aransuza, ariko ndakaryamana, sibyo? Yaraje aransuza ariko ndakaryamana. Ariko nawe niba nkurikiye ndabizi ko neza ibintu yabivuze, kandi niba ari umuntu mwiza, ari umukristo, rwose azaza ansaba imbabazi kuko arabizi. Ntabwo nabimubwiye ko byambabaje, ariko byarambabaje, nuko nakimwibuka neza kuko twajya dukunda kuvugana, ariko byarambabaje. So rero ntabwo tuba dushaka ibyo, ntabwo ari byo tuba dushaka, sibyo? Gusa no kuba urukora kino kiganiro ndagushimira cyane, kuko ni umugisha nagize kuba ngufite, nawe ni umugisha kuba wagize kuba ngufite.
ibi bintu nababwiye ngo hari amatorero menshi, hari insengero zimwe na zimwe muri uyu mujyi wa Kigali udashobora kujyamo ngo utereho kamera ugire ibyo ufata. Cyaba icyigisho kugira ngo mwumve ishyari cyangwa se ngo mwumve urwego ibintu biri guhemuza abantu bamwe na bamwe, mu bitekerezo by'abantu bamwe na bamwe binjirira abantu, cyangwa se abapasiteri baba bafite ibyo bitekerezo akabijyana mu itorero, nyamara ibyo bitari bisanzwe bihaba. Niba baba babikuye ariko byibuze aba elders bagiye batandukanye mujye mutwumva, turabafatanya bikorwa namwe, ndetse rimwe na rimwe mwagakwiye kuba muri abantu bagira icyo baduhereza kugira ngo dufatanye namwe. Mbabazi, mwakishimira kuba nsa neza gutya basi, ntago bibanezeza? Kuba ubona abantu dukora bino bintu by'Imana tutabona amafaranga pe, utatwishyura, utaduha amafaranga, ukabona kamera ije ku rusengero, nyamara wagombaga kubyishyurira amafaranga. Nunavuga uti byibuze uyu muvandimwe waje aha ngaha reka mugene n'agatike abone uko aza gutaha, ariko ukabona ibyo birabaye, birarangiye, ndazinze rwose kamera yanjye, nziza umugozi wanjye mfatisha amajwi, ndatashye. Wowe ubwawe basi ntabwo ujya ugira gutekereza uvuga uti ese bariya bavandimwe bungukira hehe ku byo bakora? Nyamara ndagira ngo mbabwire ngo hari aho tugera abantu b'Imana, inshuti zacu zikadufasha, babona ubwo bwitange, babona izo mbaraga dutakaza, bakavuga bati mwakire mugere gutya mubeho, akaguha agatiki ukabaho. Ndagira ngo hari mu byibuke Kwiringira TV tugitangira twaba dufite ikintu cyitwa amajwi avuga nabi pe, murabyibuka? Hari benshi batugiriye inama bakatubyandika muri comment ati murakora neza ariko amajwi yanyu ntabwo yumvikana. Ibyo turavuga tugomba kubikosora dute? Twese mu gushaka umwanya n'imbaraga zacu zose. Turashimira abakunzi bacu ba Kwiringira TV, hari abakunzi bacu ba Kwiringira TV babarizwa ku rubuga rwacu rwa Kwiringira, twabagije igitekerezo baritanga, mwarakoze cyane, turabashima. Ngira ngo hari ku byo mwakoze sibyo mwabonye ko hari ikiyunguye. Ntabwo twagize indi kamera tugura, ariko kubera ibyo twadufite dukeneye cyari kugira ngo ibyo dukora abantu babyumve, bumve amajwi, nibamara kumva amajwi basi bazajye bumva banyuze. Mwarabibonye ko byakosotse, ni ukuri mwarakoze cyane. Ku muntu wese uri muri groupe ya Kwiringira TV, uwahize, hari abahize batahiguye, Imana yenda izabaho umugisha, ariko ku bantu mwahize mwanahiguye numva ku mutima, ntago nigeze mbibagirwa. Hari ababa Uganda, hari ababa muri Kenya, hari ababa muri Zambia, hari ababa muri Amerika, hari ababa mu Bwongereza, hari ababa mu Bushinwa. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire, mwari muzi ko hari abantu badukurikira baba muri bino bihugu by'Abarabu. Murabizi ko ibihugu by'Abarabu akenshi ni ibihugu bidakunze kugeramo inyigisho za Gikristo cyangwa se inyigisho z'Ubuprotestant, sibyo? Ariko mwari muzi ko hari abantu mbona badukurikira baba baba muri Aziya, baba bakaba bari mu Buhinde, bakaba bari muri Arabia Saudite, akaba bari muri Iran. Ndababona benshi, nukuri pe murakora cyane. Nuko ndagira ngo mbabwire uburemere bw'itangazamakuru cyangwa se uburemere bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga mwivuga butumwa. Dukeneye amaboko yanyu. Niwumva tuvuga ntabwo nababwiye ngo dufite depression. Mu by'ukuri byakanshobokeye, byakankundiye, kuko ayo mahirwe ndayafite, gufata kamera, gufata telefone yanjye, gufata n'ibindi bigiye bitatu byatuma wubasha kugira ibyo ubona kuri Kwiringira TV, nkajya gushaka ibyo wita ibyo gusambanya cyangwa se ibyo wita ibitagaragase hanze, nkabishaka pe, kandi nkabona views, nkasa neza, nkagira amafaranga, nkaba mu nzu nziza, nkagira imodoka, nkagira kamera iri ku rwego rwo hejuru. Ariko uyu munsi baze turababwira ngo tugire gutya na gutya, byibuze tubone nayo mahirwe kugira ngo tubone abandi babavandimwe bagira ibyo bunguka bikanga. Burya nibyo bintu bitubabaza, niho dukura depression.
ntabwo tubikora ari uko mwenda mwagize gutya na gutya, ariko ako gahinda tukagira aho ngaho kubona abo mu nzu ya so cyangwa se abo abakaguteye imbaraga aribo bari kuguca intege, biratubabaza pe. Yego ndabizi ibintu twakuremo by'ubukristo kugira ngo nanone uyu munsi uri kubyumva ni ibintu bikugoye mu mutwe wawe, ariko byibuza basi turebe icyo duhamagarirwa gukora. Turasabwa gukora iki? Ndahamarirwa gukora iki? Cyangwa se ngewe n'iki nahamagariwe ngomba gukora? Bavandimwe, turi urubyiruko twese, ngira ngo hari mu bantu bakora bino bintu usibye ahari umwe w'umupapa, ariko abandi twese turi urubyiruko. Si uko tudafite ibyakaturaruye, dufite byinshi byakaturaruye, kuba twica tukavuga ngo ese ko tubona ibyo mu nzu ya data biri kurushaho kugenda bitavugwa, tukadugize uruhare rwo kugira ngo tubivuge, twebwe turasabwa iki? Hari benshi bumva ko ari views nk'uko natangiye kugenda mbibabwira, ariko bavandimwe, nawe ubaye wabikora ngo uhaye ikaze ubikore rwose, uzibonera ko nta views cyangwa se uzibona ko nta mafaranga menshi aba muri bino bintu, ahubwo tuba tugira ngo byibuze turusheho dufatanyirize hamwe tugire ibyo twubaka, aho kugira ngo dusenye, ahubwo ngo uyu munsi tujye mu basenya, ahubwo tuze mu bubaka. Ibyo rero biturinda iki? Biturinda kuba ibihomora, biturinda kuba mu itorero kandi dushikamye, kubera ko dukora ibyo mu itorero ryacu kandi twemera, sibyo? Ngira ngo hari mwagiye mwumva ibi bintu biri kwera cyane mu makorari no mu baririmbyi, mu bitwa ko ari abaririmbyi batagishaka gukora umurimo w'Imana binyuze mu ndirimbo baririmba, ahubwo bagatekereza cyane kuri views. Yego n'ibyo views niziza zizabagira umumaro, ariko mbabaze korari we cyangwa se we muririmbyi cyangwa se we muntu managinga channel ya korari runaka, amafaranga mushora indirimbo kugira ngo igere kuri YouTube, uyibaze n'umwaka imaze kuri YouTube, byibuza basi mwabonye 1/2 cy'amafaranga mwashoye kuri iyo ndirimbo? Yego birashoboka, indirimbo yarebwe kenshi cyane, ikarebwa cyane pe, irinjiza. Ubu nabaha nk'urugero, iyo video yarebwe n'abantu barenga muri miliyoni, byibuza ibiri nko mu bihumbi nka 500, ariko bitewe n'uko ingana cyangwa n'abayirebye. Ibyo rero tubirenga, birumvikana ko ayo mafaranga yaje muri korari, ayo mafaranga yafashije korari, yafashije umuririmbyi, yafashije abaririmbyi, ndetse yafashije n'itorero. Nababwira ngo nashimiraga cyane ababwiriza baduha umwanya, niyo mpamvu dukeneye no kugira ngo turebe abandi babwiriza bakeneye kuza muri no murimo, dukeneye abandi babwiriza bakeneye kuza muri no murimo, kugira ngo nabo bafatanye natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, bafatanye natwe kwamamaza iyi nkuru nziza Yesu Kristo igiye kugaruka. Nababwiye ngo tubabazwa cyane na bene data bataduha agaciro, bataduha umwanya. Ese mwari muzi ko kugira ngo yenda amacano runaka baremereye abafite imbaraga nawe ukurikira, ujye ubona umva abantu babamarizamo, kugira ngo babamarizemo hariya ari uko baba bafite abantu benshi? Uyu munsi nshobora nko gusaba tuvuge nda nk'ikigo runaka, reka tuvuge nk'ikigo, reka dukoreshe nk'ibigo runaka tuzi bikomeye nk'ibigo by'abadivantiste, tuvuge nda nka kaminuza y'abadivantiste umunsi wa 7 AUKA, sibyo? Reka ariyo tuvuga yenda kuko reka kuko nibyo bintu turi kuvuga, reka aribyo tuvuga, tujye kwirinda kuba indyaryo ubwo tuvugisha ukuri. Ubu AUKA nshobora kuyibwira ngo cyangwa senda inrake nka kaminuza, nshobora ni rero ndikumva nabasaba uburyo mwansapotinga bwo kugira ngo ngure ibikoresho cyangwa se ngiye ibintu ngeraho, ariko namwe mbafashe kugira ngo nzajye namamaza ibikorwa byanyu. Niba hari ibikorwa mushaka gutambutsa, niba hari abanyeshuri bashya mushaka kubona, mujye mumbwira nanjye mfatanye, nanjye ibyo bintu mbese mube abafatanya ibikorwa bakuru bakwiringira ati ibyo ntabwo bishobora kuboneka, ntabwo byakunda. Kubera iki? Mfite ubuke bw'abantu 28,000 barareba, bazo audience yacu, bazo uburyo tunegirije ibintu, abo bakavuga batukereka tujye mu banyamahanga, babandi bo batubwira bavuga ibintu bikagera kure iki, baravuga ibintu bikeneye no kumvwa n'abantu benshi, ariko natwe dukeneye kubyumva ibyo tuvuga bikeneye kumvwa n'abantu benshi, ahubwo nta ruhare tubigiramo. Murumva ikibazo kiri? Uyu munsi dufite banke y'abadivantiste yitwa Goshene,
reka kuko njye ntago njya ngira umutima mubi, kuko ibyo mvuga nzi neza ko ari ivugabutumwa, nzi neza ko icyo nshize imbere ari ivugabutumwa. Ariko n'aya mafaranga naza hari uwakanga kubivuga ngo kubera ko ngo yenda ngo ntago batwishyuye, ngo oya ni Goshene, ni banki y'Abadivantiste, sibyo? Ibyo bigo bindi twavuze yabaye Nake na Auka nabyo ni ibigo by'Abadivantiste. Ntekeza ko abo ngabo batagira ngo bavuge bati okay tugiye kwamaza hariya kubera ko bakora ibintu natwe bisa n'ibyacu. Ntago byashoboka. Icyo kintu turagikeneye. Dukeneye kubona amakorari ategura ibitaramo nk'uko mujya kuvuga, cyangwa se nk'uko mujyana amapublicité hanze, natwe mukavuga natwe dukeneye ko twaba abafatanya bikorwa banyu mu gihe turi gutegura iki gitaramo gihe kingana gutya. Niba ari amezi 3 turi gutegura igitaramo cyangwa se 2, reka tuze tube turi gucisha amatangazo cyangwa se turi kwamamariza ku mbuga zanyu kugira ngo abantu bagire iki, kuko abantu nubwo bataza ariko burya zirikana ko hari umurimo, hari inkunga wateye Kwiringira TV. Ntago nkubwiye ngo amafaranga gutya, ahubwo byibuza dufashanye, sibyo? Si nkubwiye ngo mpa ibihumbi 10 ngo kubera ko hari icyo ndi gushaka. Byibuza dufashanye, ngira icyo ngukorera nawe ugira icyo unkorera. Ninsa neza nshuti zanjye bizaguha umugisha, nanjye bizamumugisha, bizatuma ntunga umuryango wanjye, bizatuma nawe ibyo ukora bigerwaho kandi ku ntego nziza. Ahubwo ikiri kubyica ni amashyari na munyangire twebwe twifitemo. Uyu munsi impamvu tudasa neza, uyu munsi impamvu tuyungura mu bitekerezo cyangwa se ibitekerezo byo bihora bikora, mumbabarire, impamvu tutiyungura mu bushobozi ngo mubone twaguze ibikoresho. Ubone nda Kwiringira TV yaguze kamera ya 2, ubone Kwiringira TV yaguze mikrofone. Murabona abandi yenda bari ku rwego ruvuga ngo bakicira nkanga bakaba bafite mikoro imbere, natwe tubone nuko dufite ibyo nuko ntabyo dufite twamamaza. Ibyinshi tubifata nk'umuziro, tubifata nk'ibitabaho, ariko nyamara bije ni ibitwunganira cyangwa se ni ibidufasha muri bya bindi dukora kugira ngo tugere aho tugera. Turabakeneye. Ikindi mbona kitari cyiza na gato ndetse kitubahishije umurimo w'Imana cyangwa se kitubahishije abo turi bo, ni ukumva ngo umuntu runaka ngo kubera ko atari ku rwego rwacu, kubera ko adasa natwe, kubera ko adafite ibikoresho dushaka, ngo ntago uwo muntu twakorana nawe. Bavandi, ni ibitekerezo by'umwanda, ni ibikorwa by'umwanda, ni ibintu ngewe ngaya nenga cyane. Ariko ibyo bintu bikaba biri mu bitwa ko ari abaririmbyi, nanone cyane abaririmbyi. Dufite aba-producer, dufite abanyamuziki, dufite tubita aba-producer mu buryo haba b'amashusho n'ab'amaudio. Bari abantu kugira ngo biyungure bagere ku rwego rw'ababandi ubona wifuza kujya gukoreshaho imiziki cyangwa se wifuza kujya gukoreshaho amavideo meza. Nuko nujya kubareba batewe inkunga nande na babandi babonye ibiraka byinshi. Uyu munsi ngira ngo bari mu kubona studio Oasis ni studio iri gukora cyane. Mu by'ukuri dufite n'abandi. Oasis ni umwana w'itorero cyangwa se ni umuntu w'itorero, ni umwe mu bantu w'umudivantiste ukora ibintu azi. Ndagira ngo mbabwire kujya kumenya agaciro ko kujya gukoresha abantu batari abadivantiste. Bo bazaguha cyangwa se bazakubwira kwactinga nk'uko abo basanzwe bakorera bactinga, sibyo? Ntago mbabwiye ngo muteye kujya kubakoresha, ariko mbere na mbere mubanze murebe abo mugiye kureba, abo mugiye gukoresha barabaha iki, bafite iki. No kuri iyo myumvire ntago ari myiza. Mureke duhinduke. Kwiringira TV dukeneye gukura. Uyu munsi tugize ibyago kamera yacu ikameneka, bavandi, byagorana ko twakongera kugera ku rwego rwo kongera gukoresha kamera. Cyakoza kubera twungutse abantu, nshobora kugera ku muntu nkagera kuri kanaka, rero mudufashe ariko babandi b'ingenzi nyine tuzi ko bashobora kudasapotinga. Nawe niba uri muri bo urahirwa, uri umwana w'Imana cyangwa se uri umugisha kuri twebwe, natwe turi umugisha kuri wowe.
nerekeza ku musozo rero ikintu nshaka kubabwira ni iki ngiki. Urumva nta deni ufitiye abavandimwe bakugezaho ubutumwa bwiza bukakunezeza ukishima, ariko nyamara nta ruhare wabigizemo? Yego, zirikana ko iryo deni urifite rero. Zirikana ko ufitiye ideni umuntu uwo ari we wese. Ndababwira ngo kamera zirahenze, ibikoresho birahenda, rero biragorana. Hari naho tugera rwose ukabona nta n'agaciro baguhaye, ukabona ntabwo banakwitayeho, ukabona kandi mu by'ukuri baragutumiye. Nabyo biri mu bitubabaza. Genda avuga ku ruhande rwanjye, biri mu bimbabaza. Ndababwira ngo abantu dukoresha social media dufite depression bitewe n'abo dukorera, n'abo tuvuga ko bakadufashije muri uyu murimo, ahubwo aribo baduca intege. ngo ntarebe ibiganiro bye ngo agakira. Nk'ubu tuvuga abaririmbyi benshi, bingiye kuvuga abaririmbyi benshi by'umwihariko b'abahanzi, murabizi neza nubwo mwanga kubivuga, ariko benshi bavuga ko abaririmbyi nibo banyeshyari, abakristo nibo banyeshyari, abavuga ko bavuga Imana nibo bantu babi. Kubera iki? Ntabwo ibyo abantu babashakamo cyangwa se ntabwo ibyo abantu babifuzamo ubwabo babibona. Kubera iki? Uko wizera umuntu. Ndabyibuka mbatizwa cyangwa se njya kubatizwa, uko ngiye itoro ry'Abadventiste ni itoro navukiyemo, si ukwivuga ibigo cyangwa se si ukwirata, ariko nta rindi dini nzi. Bwa mbere njya kubatizwa nabyawe cyangwa se icyo bita kuba babyita gutera, bari abandi kugira ngo babyumve neza, kuba ufite umubyeyi muri batisimo. Yego, wakubye muri batisimo, ni umubyeyi wo mu itorero. Nawe hari niba nkuriki cyangwa se ku muntu uzamwumva akaba azi ko yambereye umubyeyi, mu by'ukuri ndamugaya cyane. Ndagira ngo mbwire aba bavandimwe baza mu itorero ryacu baje kubatizwa, haba kubakurikira ibyigisho byacu dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga dubifashijwemo n'ababwiriza cyane. Navuga ngo ndashimira Musoni cyane, ndashimira Louise. Abo ni bamwe mu bantu bemera gutanga icyo bashoboye cyose. Hari nubwo batwishyura amatike kugira ngo mubyumve neza, hari n'abatatwishyura kandi, ariko mwemere ko hari abagira uruhare rukomeye cyane kugira ngo akagenda akavuga ngo niba nagiye kubwiriza ahantu, nzi neza ko icyigisho nagiye kwigisha ahantu umuntu runaka azagikenera, reka mpamagare Theophile, reka mpamagare Kanaka, reka mpamagare Kwiringira TV, baze bakiri coding, bityo na babandi bazagikurikira. Abo rero turabashimira cyane. Niyo mpamvu nene mbabwiye ngo hari bamwe bemera gukora ibyo bintu kugira ngo ubwo butumwa twebwe dutwaye bagira iki, bazabwumve cyangwa se bazabukurikire. Nicyo mbabwira ni iki ngiki rero. Hari ibintu dukeneye kwakira, dukeneye kuba turi active, dukeneye kugera ku makuru, dukeneye kugera kuri bya bindi dufata, ariko tutagowe cyane pe. Urugero, hari ituro ryigeze kungora pe hano mu mujyi wa Kigali, kandi ndazi neza ko hari abantu benshi badukurikira pe, benshi cyane. Ugasanga bagusabye ngo urwandiko rw'ishuri ryo kwisabato urarujyanye, rw'ukuri umwizera ukagira umugisha, ugasanga itoro ryawe rirakuzi rikaruguha. Nshimira cyane n'abayobozi b'itoro ryanjye nsengeramo cyangwa se aho itoro ryanjye riri, itorero rya Ndera, ni naho membership yangira. Ndabashimira cyane, bakaruma nkarujyana, ariko narugezayo ngo ntabwo ngo rero ngo genda ngo bandikeho ngo kokora ibintu bibi nibi, ngo kandi ukora ibintu by'ituro. None se urimo urangorera iki? K'ibyo nkuru uri kubona biri gutambukaho ibyigisho, kandi ibyo byigisho bikaba ari ibi mu murongo w'itorero cyangwa se bikaba biri mu murongo w'igihugu cy'u Rwanda, kudaharabika cyangwa se kudasebya, uri kungorera iki? Bigatuma nibaza cyangwa se bigatuma ngira ibyo ntekereza. Mu by'ukuri inzira zo ni nyinshi z'inzitane duhura nazo, cyangwa se inzira z'inzitane ni nyinshi tugongana nazo. Muraza kwihangana, rating ibaye nk'igabanuka cyangwa se rating ibaye nk'ishira, ariko ndazi neza ko muri kundeba kandi muri kiri kunyumva neza nta kibazo. Rero ibintu ndi kuvuga ni ibi ngibi, bene data wa Kristo, nshuti dusangiye kwizera, dufatanyije umurimo, tukaba tugikomazanye ijuru, urugendo rwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Mureke dukorane neza kandi mu buryo bwa buri umwe wese, tutagoranishije cyangwa se
tudakomerekezanyije. Nababwiye ngo dukoreshe izi mbuga dufite icyitwa ihungabana. Nababwiye ngo uyu munsi hageze ibigo runaka bivuga ngo tugiye kureba Kwiringira TV, nitumara kumureba tumubwire ngo okay, tugiye gukora ikintu. Kwiringira TV tugiye kumuha akazi ko kuba yatwamamariza. Kutwamamariza iki rero? Kwiringira TV nitumubona ari gukora biriya, tukumva dushaka kugira ibyo twakorana nawe, tuzakora iki? Tureka dushaka uburyo twamwamamarizamo, cyangwa se dushaka uburyo ibintu akora tubitera inkunga. Ibyo nabyo turabikeneye. Nimubona byabaye abadukurikira ntimuzabifate nabi, ahubwo muzashime ko twagize umugisha wo kugira n'abo bantu bemera kuza gukorana natwe, kugira kuko ubusanzwe ntabwo bibaho pe, ntabwo bibaho rwose, ntabwo bibaho, ni gake cyane ibyo bintu ushobora kubibona. Ariko nimubona byabaye, ni ukuri muzabihere Imana icyubahiro, muvuge muti wawe nayo n'indi ntambwe bariya abantu bamuteye. Ariko ushobora no kutagira no kutavuga ngo ni ukwamamaza, ahubwo uvuga uti reka mutere inkunga. Ariko namutera inkunga, kuko namutera inkunga nawe aba afite ibintu yagize iki yakoze. Nkuko nabibabwiye, nakoze wankoreye kugira ngo byibuza ngire icyo ngufasha. Biriti ufite iki ngo mpereho. Kuba uyu munsi umpamagara ngo nze mu gitaramo cyanyu, nuko ubona mfite kamera, ntayifite ntago wamamagara. Nuko hari icyo mfite ugomba guheraho kugira ngo iki ibyo ushaka kugira ngo nkukorere nawe ubigere ahantu ugomba kuba uri. Rero bavandimwe, tureke amashyari. Ntabwo ibi bintu dukora, ibyo tuvuga akenshi tubona inyungu z'ibyo twinjije. Wapi, ntabwo bibaho. Ahubwo ibyo dukora akenshi ingororano tuzikura kuri Yesu, kuko nabonye ko gukorera Imana nta gihombo. Sa neza pe, murabibona, sa neza, njya neza, nambara neza. Ibyo ndabikubwira kubera ko ibyo nkubwira nta mafaranga uzigize wogeze gutya wampereje. Icyakoze abayaduha badufasha, bakavuga ati mugire gutya. Kumwe nababwiye, ugasanga ugeze ku rusengero umuntu runaka aguhaye tiki kubera ko abona ubwitange wagize. Ariko mu by'ukuri iyo ni imigisha Imana yaduhaye. Ariko ntabwo ibyo dukora kuri YouTube byagutunga. Wapi, ntabwo byagutunga pe. Ntabwo ari ibintu byakwinjiza amafaranga, ntabwo ari ibintu byatuma wishyura inzu, ntabwo ari ibintu yego birashoboka ku ruhande rumwe bitewe n'ibyo uba wakoze, ariko uba wiyushye icyuho. Gira umwete, byibuza dufashanye. Impamvu mujya mwumva hari bariya abantu bandi bo hanze, ugasanga bafite abo bamamariza, ugasanga bafite abatera inkunga, ugasanga ngo abadiaspora twebwe dufite bo mu itorero ryacu, twavuga ko mutumariye iki? Ko mwagize umugisha Imana ikabateza intambwe, cyangwa se abakire dufite bo mu itorero ryacu twavuga ko mudufasha iki koko? Ese ko igihe kizagera runaka mujya mubibona, kugira ngo mubone ko twebwe ibyo dukora tutagamije inyungu z'ibintu runaka, mujya mubibona. Nta bihe mwigeze mubona insengero zifungwa, ariko tugomba kwirya tukimara, tugashaka uburyo ubwo ari bwo bwose bwatuma babandi batagiye gusenga bagira ibyo bakurikira. Hari bagenzi banjye, reka mbivuge ko njye nta mutima wo kuvuga abantu nkuko nabibabwiye. Hari mugenzi wanjye ukora ku Itabaza, sibyo? Itabaza muzi neza ko gahunda yo ku isabato babicishaho live. Biriya ni ibintu bisaba amafaranga menshi guys. Ntabwo ari ibintu upfa kuvuga gutyo ngo wumve ko bibaye. Murabizi neza ko natwe kuri Kwiringira TV gahunda yo kuramya buri ku isabato tuba tugomba kubabonera gahunda yo kuramya babandi batagiye gusenga, babandi bagishaka kugendera kuri gahunda zose z'itorero, haba gutura, haba kugira iki. No gutura, iyo bagiye gutura twagiye gukavaringa ahantu bafite kode y'itorero, barayisoma mukayumva. Ushaka waturira kuri iyo kode, cyangwa se ugaturira kuri kode y'urusengero rwawe. Ariko byibuza basi ukamenya ko gahunda uko zikurikirana. Biriya bintu bidusaba amafaranga menshi, biriya bintu bidusaba umwanya munini cyane. Uko tubikora cyangwa se uko tubigendamo bidusaba umwanya
mwanya uri hejuru cyane. Kubera iki? Bidusaba kugira ngo tugende dutanga amafaranga, amatike, ibikoresho, ndetse bidusaba no gukomveka babandi. Rimwe mu bwo usanga badafite iyo myumvire yo kumva ko hari bagenzi babo bakeneye ubutumwa bwiza, bakumva ko hari bagenzi babo ibyo bari ibiri guta. Tuvugenda dushimire nda nk'ituro rya Samuduha, turabashima cyane pe. Samuduha turabashima cyane, n'andi matorero, ariko amatorero tunenga yo ntago nayavuga kubera ko si ngombwa ko, ariko aho muri mwigaye pe, mwigaye mumenye ko iri somo dusoma muri Matayo 24:14 nira n'abasoma ari mu byahishuwe, mumenye ko ayo nubwo mubivugira imbere y'abizera banyu, abizera mukuri, ariko ntabyo mufite mu mitima yanyu. Ibi mbivuze mbabaye, ntabyo mufite. Abayobozi benshi, abapasteri bamwe na bamwe, hari ibi bintu muvuga rimwe na rimwe, hari ubwo muba mutabifite mu mitima yanyu, kubera ko uzi neza ko uwo muntu uje gufata icyo cyigisho nta mafaranga wamwishyuye. Uzi neza ko ahubwo byibuza uziyenda wamubazaga ngo ibintu uje gufata bizatambuka hehe, okay duhe link turebe aho bikorera nuko bikora, ahubwo tuguha inama. Niba wifuza gukorana natwe, nibyo koko ni byiza, urabyifuza kandi ni byiza kuko natwe turabikeneye, ahubwo twegere tuguha inama y'uko twabikora. Byibuze ahubwo toka genda. Ibyo bintu by'amacaro twebwe ntabwo tubyemera mu itorero mu rusengero rwacu, kuko itorero ry'Abadiventiste ibintu ntabwo ribyangarira byemera. Nzi neza ko umuyobozi wacu ibi bintu, nzi neza ko aza agaciro, ahubwo byicwa na bamwe bataza agaciro k'ivugabutumwa, rimwe baba bataranasomye ibitabo byibuza ngo bamenye agaciro k'iyamamazwa ubutumwa byiza binyuze kuri murandasi. Mumbabare kuba mvuza aka kantu, mumbabare, ariko reka ngaruke muri mudu, sibyo? Reka ngaruke muri mudu kugira ngo tuze kongera duseke, tuganire, twishime. Ariko icyo mbabwira, dukeneye ubufasha bwanyu. Mumenye ko tuvunika. Iki kiganiro ndi gukora ntabwo ndi kugikora ku manywa, ndi kugikora nijoro, ngira ngo ari mwabonye ko itara ryashize mu mariko, kubera ko tuba dufite kamera ye ndibasha kubona no mu mwijima igakomeza ikabona. Ntatarangira ngo usibye itara ryo mu nzu yenda n'urumuri rwa computer muri kubona. Nibyo bintu biri kumfasha kugira ngo mumbone cyangwa se nkomeze mu nyumve. Ariko nsoza yenda mbabwire ngo guys, mbaha inama, muduhe umwanya, mutworohereze, turabasabye mutworohereze. Ntabwo dushaka kuvuga ibitakaragasi, ntabwo dushaka gukora ibyo we nk'umukristo ubona ukimyoza, kuko hari video ubona cyangwa se ari ibintu kwimyoza ukavutse nk'aba ngaba koko bakora iki. Twebwe ibyo ntabwo ari byo dukora, no. Ahubwo twiyemeje kugira ibyo duhara. Twebwe dutanga amafaranga kugira ngo wowe wumve. Nakubajije, urumva udafite ideni cyangwa se urumva nta mwenda ubereyemo, twebwe dukora bino bintu bitugoye mu mbaraga zacu, mu mafaranga tuba twatanze kugira ngo ugire ibyo wunguka. Nababwiye ngo hari benshi bazi ko Musoni iyi cano ari iyi, ariko hari n'ababwiriza nanone ngaya, arababwiriza bamwe hari umubwiriza twigeze guhurira ahantu, umubwiriza twigeze guhenda reka mavuge, twigeze guhurira Igitwe. Umubwiriza mbona ko rwose byakoze bisa no kugira ngo bisa no kunyishuza pe, bisa no kunyishuza, ndabibona ariko ndabirenga, ndabyorosa nabyo, ariko mbona kwasa no kunyishuza rwose, kuko mu bintu yambwiye kare ndeke kubivuga, ariko nzi ko ibyo yakoze nawe arabizi ko hari ikindi kintu yanshakagamo. Noneho akimara kubona ko icyo kintu ntakimuhaye cyangwa se ntagifite, nshuti zanjye ntabwo twese duhuje ubushobozi, sibyo? Ntabwo duhuje ubushobozi. Kuba mugenzi wanjye afite ubushobozi bw'ikintu runaka, kuba akanakiguha, akaba yaguha amafaranga runaka, ntabwo bivuze ko nanjye nayaguha. Ntabwo bivuze ko iki kintu, reka mumbabare nongere njye muri mudu itari nziza pe, byarambabaje ariko ndabirenga. Hari uko umuntu akora ikintu, uko umuntu yisanzura ari iwe, nuko yisanzura yabaye umushitsi, ibyo bintu biratandukanye. Ibyo rwose ndabibona, mbona ko atushijwe n'ibyo bintu pe, ndabibona ko atushijwe nabyo, kuba muhagaze imbere nuko ndi kumurikodinga.
mbona ko atushijwe nabyo, ndavuga nese uyu mubwiriza koko atekereza ko ibyo ndi kuvuga ubutumwa ari gutangira. Tuvuge niba abantu bari kumva, bya nkunda principe ya Musoni cyane, ndamukunda cyane, umugabo w'intwari cyane, aho ari n'abari kutwumva kino kiganiro muzafate kano gace, gusa nawe ndabizi kadukurikira, ariko muzafate kano gace mukamuhereza. Musoni ndababwiza ukuri, numwe mu bantu iyo afite amavuna ahantu araduhamagara, murahari ko mfite amavuna ahantu kugira ngo dukorane tugire abo tuwurira. Ariko natangajwe n'uwo muntu rwose, mbona ari gushaka kunyishyuza, ariko ndabibona nyine burya abanyarwanda turi ariko turi indyarya, ariko nkorera mu bukristo, ndavuga ndabyihanganira. Kandi mu by'ukuri nari natumiwe n'itorero, pasiteri yari abizi, abayobozi bari babizi, bagiye batandukanye bari babizi bo muri iryo torero, ariko mbona we rwose ashatse kugira ariko ndamureka. So rero ibyo mbabwira, ibi bintu bidusaba amafaranga, n'izo risike nyinshi duhura nazo twebwe turazikavaringa zigakemuka kugira ngo tubone ubutumwa. Kuko ndagira ngo mbabwire n'ibiranga YouTube, iyo ukorera kuri YouTube biba bisaba kugira ngo uploadinge kenshi. Iyo utaploadinze YouTube ye barayimanura, ugatangira bimwe na rimwe ikaba yanakurwaho, ntivanweho burundu izina riveho, ariko wayishaka ukayibura bitewe n'ibyo rero kugira ngo dukore dukeneye support zanyu, inshuti zanjye. Reka nsoze mbabwira ngo dukeneye mwebwe muza kwamamaza, dukeneye kugira ngo mwebwe muza yego ntabwo nzamamariza ibintu by'ubusambanyi muri video z'iyobokamana, oya ntabwo bizabaho. Nanone ntabwo nzakenera video z'abacuruzi bacuruza ibintu ariko abantu b'abatayeri, come on, abantu batudorera amakote, bakadudora imikenyero, abantu badukorera, baduha ibyo kurya byiza, abantu bafite ibikorwa, bacuruza ibitabo, n'abara mucuruzi berega. Hari ikintu ngomba kungura, igitekerezo ngomba kungura itorero. Burya itorero, bayobozi bacu, mwari muzi ko muduhaye uburyo bwo kujya twamamaza ibi bitabo nabyo byatanga umusaruro? Mwari mubizi? Ntabwo mubizi, ariko ibyo bintu mubiduhaye twabikora kandi twabishobora. This ko bitagombera amashuri, n'ibinagomba amafaranga, n'ibinasuzuguza ubifite, mbibarize bitunaniza iki? Twibaze twe bitunaniza iki? Gukora neza bitunaniza iki? Nabashimiye cyane wewe wamaze gukanda subscribe, niwo nkunga ya mbere ikomeye waduhaye. Mu by'ukuri warakoze cyane, ariko uzajya unadusangiza bagenzi we. Mu by'ukuri dufite ibyigisho byinshi, dufite akazi kenshi gakomeye tugomba gukora kugira ngo bene data bamenye Imana. Nyamara nubwo hari tutamenya ngo barabatizwa, ariko barumva. Biratubwira ngo uwumva akiziba amatwi, uwo nguwo agasa n'uwirengagiza, ngo ntago ngo nuwo kurimbuka, nuwo kugira iki. Ariko burya abayumvise, sibyo? Abayumvise natwe kuba tubibagezaho turihangana kugira ngo mwumve, kandi turabizi neza ko bamwumvise. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, by'umwihariko mwe muri iki kiganiro live kiri gupremieringa. Ibitekerezo mwaduhaye byadufashije, mushime cyane, mushime Imana cyane yaduhaye igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano, gifite ubuyobozi bwiza, butanga ubwisanzure, ariko hakaba hari aho ubwo bwisanzure butaragera. Ibyo nabyo turabinenga kandi ntabwo twishima cyane. Hari igihe kizajya tukajya tubavuga guys, na muzihangane, kuko hari igihe kizajya rwose ntitubyishimire cyane pe, ntitubyishimire. Ntabwo mujya mudusanga mu musabe imbabazi, ariko burya muba mwaduhemukiye, muba mwatubabaje. Kuba umuntu mutemera ibintu kimwe, mutumva ibintu kimwe, ntabwo bivuze ko wamubuza amahirwe yo kugera ku cyo ashaka. Kuba umuntu mutumva ibintu kimwe ntabwo bikubuza, ntabwo biguha amahirwe yo kumubuza umudendezo we. Zirerekana neza ko ninza gufata icyigisho ukambuza, hari bene se uzabojije amahirwe yo kugira ibyo bakumvuga kandi byari kubakiza. Zirikana neza ko ninza gufata ubuhamya bw'umuntu runaka ukambuza, zirikana neza ko
hari ibyo uzaba uri gukora byari gufasha benshi, byari gukiza benshi, ugaha amahirwe bya bindi bituma abantu badakizwa cyangwa se bituma abantu batamenya Imana, ahubwo ukaba uri guha icyicaro babandi bakora ibidashimwa. Rero reka tubashimire, mwabanye natwe, mwadukurikiye. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubarinda, mu by'ukuri ibashigikire muri byinshi, ibaha umugisha muri byinshi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane. Nitwa Theophile Byukusenge, nabashimiye cyane. Tuzasubire mu kiganiro. Bantu mwifuza kuduha ibyigisho, bantu mwifuza kuduha ubuhamya, ariko ubuhamya bukiza abantu nanone bufasha abantu. Hari uwumva ngo akakwandikira ngo none ngo nanjye ngo ndashaka, sibyo. Jya mfite iki cyatuma umugenzi wanjye akira. Icyo kintu ari cyo ubanza kureba. Mfite iki? Wigira inyota yo kuza kuri kamera, wigira inyota yo kumva ukwenga abantu baguhe mikoro, ahubwo gira inyota uvuga ngo mfite iki cyatuma bagenzi banjye bakizwa, cyatuma inshuti n'abavandimwe bagenzi banjye bamenya inkuru nziza Yesu Kristo uvugiye kugaruka, cyatuma abanyarwanda bamenya uko Yesu agira neza, cyatuma urubyiruko turi kubona ruri kwiyahuza ibiyobyabwenge rukira, cyatuma urubyiruko turi kubona ruri kwiyahuza ibintu bigiye bitandukanye, ndetse ruhangayikishije abatari bake bagira iki? Bamenya Yesu. Ndabakunda cyane. Amahoro kuri mwebwe. Bye. Mwarakoze kudukurikira, mwarakoze kubana natwe. Ni umugisha kuri mwebwe, ni umugisha kuri twebwe. Imigisha ikomeze ibomeho rwose, kandi natwe itwomeho rwose. Nawe wizere kuko ari hafi kugaruka. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14 umurongo wa 14.